Amahoro y'Imana bane namwe bavandimwe. Nejejwe no kubana namwe muri kano kanya aho tugiye kuganira icyigisho cyiza gifite umutwe uvuga ngo ideni ryihutirwa. Uri kumwe na Tuyisenge Elade, reka dusenge. Igitare kizima, Mana nkuru, mubyeyi mwiza w'urukundo rwinshi, turagushimiye uhabwe icyubahiro. Tugize amahirwe yo kuba tugiye kongera kubumbura ijambo ryawe. Turakwemereye kugira ngo ube umwigisha waryo mu izina rya Yesu. Amen. Icyigisho tugiye kuganira kiravuga ngo ideni ryihutirwa. Turasoma urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 18. Handitswe amagambo avuga ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Turasubiramo. Mu bibaho byose muhore mushima kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ndagira ngo duhere kuri aya magambo maze tuganire icyigisho kivuga ngo ideni ryihutirwa. Ndashaka ko dutekereza gato umuntu witwa Hana. Hana tumubona nk'umubyeyi w'icyigisho gikomeye cyane. Yari afite umugabo witwa Elukana. Bagira ingorane babura umwana. Babura abana, kibabera ikigeragezo gikomeye. Nuko biza kurangira Elukana yishakiye undi mugore. Ikintu gikomeye nshaka kuvuga, umuntu witwa Hana aza kugira agahinda gakomeye kuko yarenganyagwa cyangwa se yatonekwaga akajombwa ibikwasi na Penina. Nuko agahinda kamubana kenshi, agira amarira menshi. Dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza ku murongo wo hepfo, haranditswe ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhiga aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Ndagira ngo twumve, yagize icyifuzo ajya imbere y'Imana. Imana yacu burya ni nziza. Dusoma ku murongo wa 19 amagambo akomeye avuga ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwa Birama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe umurongo wa 20 igihe gisohoye Hana asaminda. Bukeye yabyara umwana w'umuhungu amwita Samweli ati kuko namusabye Uwiteka. Ndagira ngo dutekereze icyigisho kiravuga ngo ideni ryihutirwa. Tubona Hana mu gahinda, mu marira, mu bibazo, mu ntimba, yabuze uko agira. Ariko igihe yari yabuze uko agira yiyambaza Uwiteka. Nuko Uwiteka aramwumva, amusubiza icyifuzo yari yamutuye. Nuko abyara umwana w'umuhungu, maze nawe mu kumwita izina, nuko amwita izina Samweli ati kuko namusabye Uwiteka. Nuko ku murongo wa 26 tuhabona amagambo akomeye. Uwo mugore aravuga ati Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, ni jyewe wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwabo nisaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba watuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Nuko igice cya 2 cy'igitabo cya mbere cya Samweli hari amagambo atubwira ibyishimo bya Hana. Haranditswe ngo maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka. Akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Nimukongere kuvuga ibyo bwibone bikabije bityo, nimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ari imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Bikomeza bigaragaza yuko Hana byamurenze, wa wundi wari upfukamye imbere y'Imana yinginga arira, abogoza amarira.
tumubona noneho asubiye imbere y'Imana atagiye kugira ibyo ayisaba, ahubwo agiye ajyanye igitambo cy'ishimwe. Ndagira ngo igihe tuganira icyigisho kigufi gifite umutwe uvuga ngo ideni ryihutirwa, ndagira ngo ngusomere amagambo mu gitabo cyitwa prayer cyangwa se isengesho ku rupapuro rwa 94 igika cya 2 mu Cyongereza. Haranditswe ngo ese nitwirengagiza kugarurira Imana kuyihimbaza n'amashimwe kubw'ineza yayo. Ndasubiramo, ese nitwirengagiza kugarurira Imana kuyihimbaza n'amashimwe kubw'ineza yayo. Muvandimwe, ndagira ngo dufatanye dutekereze igihe tuganira icyigisho kivuga ngo ideni ryihutirwa, igihe Imana yari imaze gusubiza amasengesho ya Hana, Imana yari imaze kuguriza Hana. Byari nka wa mugani ngo iyo umuntu agurijwe, bajya bavuga ngo deni harusi kulipa matanga. Niyo ngo igihe wafasheho ideni twakigereranya nk'igihe wakozeho ibirori, wakozeho ubukwe, ariko igihe cyo kwishyura twakigereranya n'igihe wenda umuntu yashyinguye. Gufata ideni bitera umunezero, ariko kwishyura kenshi bijya bitera abantu ibibazo, ugasanga babaye nk'abagiye mu kiriyo. Igihe Imana yari imaze gusubiza amasengesho ya Hana, Imana imaze gusubiza icyifuzo cya Hana, kuri Hana cyari nk'umunsi, wari umunsi afashe ideni ry'Imana. Rero Hana yagombaga kwishyura ideni ry'Imana uko byagenda kose. None Hana yishyuye ideni ry'Imana ate? Yishyuye ideni ry'Imana igihe yagarukaga imbere y'Imana azanye amashimwe. None muvandimwe, ese ntitwirengagiza kugarurira Imana kuyihimbaza n'amashimwe kubw'ineza yayo? Ndagira ngo munyemerere twifatanye n'umunyezaburi, Zaburi y'116, twumve uko umunyezaburi yavuze. Yaravuze ngo nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe. Ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uwiteka. Ni Uwiteka ndakwinginze, cyuza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyambabazi kandi ni umukiranutsi, ni koko Imana yacu igira ibambe. Uwiteka arinda abaswa, nacishijwe bugufi arankiza. Mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza. None muvandimwe, aho uribuka ko Imana uyifitiye ideni? Ibuka cyagiye wari upfukamye mu iguni, mu mwijima, mu nzu yawe, mu gihuru, igihe wabogozaga amarira, igihe wari wabuze ukugira, wabuze epfo na ruguru, udafite undi wakumva, Imana ikaguha akanya, ikagutega amatwi. Umunyezaburi ati nkundira Uwiteka ko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. None muvandi, aho uri kwambaza Uwiteka ko yagutegeye amatwi ikakumva? Ndagira ngo nkwibutse ko ufite Imana ideni, kandi iryo deni ugomba kuryishyura byanze bikunze. Hana akimara kubona igisubizo cy'Imana, yazirikanye ko yari ideni ry'Imana, maze ahitamo kwishyura ideni ry'Imana, maze agaragaza igitambo cy'ishimwe. Ndakwibutsa ko ishimwe rikomeye Hana yarituye Imana, kandi Imana yaranyuzwe. Turasoma umurongo wa 7 ngo mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka akugiriye neza. None muvandi, ineza y'Imana ko ari ideni Imana yaguhaye, aho waba waributse kwishyura ideni? Umurongo wa 8, kuko wakishije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Nzagendana mu maso y'Uwiteka mu nk'isi y'ababaho. Nari nizeye ubwo navugaga nti narababajwe cyane, nkavuga n'ubwira nti abantu bose ni abanyabinyoma. Ndagira ngo nkwibutse yuko ufite Imana ideni, kandi uburyo bwiza bwo kwishyura ideni ry'Imana ndagira ngo ubwumve. Zaburi y'116 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 haranditswe ngo ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Ukeneye kumenya ko ufite Imana ideni. Uyu munyezaburi we yaragize ati nzakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka, nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iki ni ikintu gikomeye. Umunyezaburi we byaramurenze, asanga ideni afitiye Imana inyishyu cyangwa se uburyo yakwishyura ideni ry'Imana. Aravuga ati nzakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka, nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Ndagira ngo nongere nkwibutse ikintu gikomeye. Ideni ubereye mu Imana
nta kindi kintu cyanyura Imana uretse kuba uyihaye umutima wawe. Ni ukuvuga ngo ikintu watura Imana ikanyurwa ikanezezwa no kuba nibura uyishyuye ideni, ni uko wayiha umutima wawe. Niyo mpamvu ikubwira iti mwana wanjye mu mutima wawe. Imana irifuza ko uyegurira umutima wawe, kubera ko nicyo kintu nibura wakora kikaba gihwanye no kwishyura ideni ry'Imana. Vandimwe, icyo kintu ugomba kucyitaho. None se bimeze bite? Isomo amagambo twasomye mu gitabo cyitwa Prayer page 94 igika cya 2 yavuze ngo ese ntitwirengagiza kugarurira Imana kuyihimbaza n'amashimwe kubw'ineza yayo. None bimeze bite muvandimwe? Icyigisho kiravuga ngo ideni ryihutirwa. Zaburi 109 umurongo wa 5 haranditswe ngo ku neza n'abagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. None muvandi, wituye Imana iki? Ideni ubereye mu Imana wararyishyuye. Imana iti ku neza n'abagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. None bimeze bite? Umunyezaburi we yavuze muri Zaburi 116 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 ngo ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Nzakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka, nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Muvandi, ndagira ngo nkwibutse igihe twari tugeramiwe, ibintu bidukomeranye, igihe byari byanze, nta nubwo twabisengeye, Imana ubwayo yabonye ko dukomerewe maze duha Yesu. Yohana 3 umurongo wa 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye umwana wayo w'ikinege byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nagira ngo mbabwire, igihe ibyacu byari bizambye, igihe twari turimbutse tugiye nta mucunguzi nta mukiza, Uwiteka duhaye Yesu. Imana igihe yatangaga Yesu yari itugurije, yari iduhaye ideni, kandi uburyo dukwiye kwishyura ideni ry'Imana ni ukumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Niyo mpamvu umunyezaburi yavuze ati nzakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka. None muvandi, ideni ry'Imana wararyishyuye? Ndagira ngo twite cyane kuri Zaburi 117 haranditswe ngo mw'amahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mw'amoko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Zaburi 118 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 9 haranditswe ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora w'iteka ryose. Abisirayeli bavuge bati imbabazi ze zihora w'iteka ryose. Inzu y'Abaroni ivuga iti imbabazi ze zihora w'iteka ryose. Abo bahuwiteka bavuge bati imbabazi ze zihora w'iteka ryose. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Ndasubiramo, ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira umurongo nashakaga cyane mu wite wa 8. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Muvandimwe, ideni ryihutirwa ubereye mu Imana. Uwiteka yakugiriye neza, kandi iryo deni ukwiye kuryishyura rwose. Iryo deni biradukwiye ko umuntu wese amenya ideni abereye mu Imana, maze iryo deni tukanezezwa no kuryishyura. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Icyo ni ikibazo umuntu wese agomba kwibaza. Imana yagiye itugirira neza mu buryo bukomeye, yagiye itwitaho, yagiye iduhira, yagiye itwigaragariza, ituvubira imvura, izuba riva n'ibindi byinshi. Nta kimana yatugomwe, yakoze ibiyireba. Biradukwiye ko natwe ideni Imana yaduhaye turyishyura, biradukwiye. Ndakwibutsa, iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 17 umurongo wa 13 hari amagambo avuga ngo uwitura ibyiza ibibi ntabwo ibibi bizava mu rugo rwe. Ndasubiramo, uwitura ibyiza ibibi ntabwo ibibi bizava mu rugo rwe. Biradukwiye ko twitura Uwiteka ineza yatugiriye. N'iby'ukuri Uwiteka nta kintu atadukoreye. None muvandi, ibyiza Uwiteka yagukoreye warabimwituye?
mbese n'iki wamwitura ku buryo yanyurwa? Irivuga iti mwana wanjye mpa umutima wawe. Umutima wawe niyo nyiturano watura Imana, Imana ikamwenyura. Icyo nicyo kintu nibura cyatuma Imana imwenyura. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane umuntu wese akwiye kwitaho. Biradukwiye ko umuntu wese azirikana akitura Uwiteka ineza yamugiriye. Reka twite cyane kuri aya magambo dusoma mu gitabo cyitwa prayer cyangwa se isengesho mu cyongereza, page 94 igika cya 3, handitswe amagambo avuga ngo ineza y'Imana kubwo kumva no gusubiza amasengesho bidushyiraho umutwaro cyangwa se bidushyiraho itegeko ryo gushima kubera ubuntu cyangwa se kubera ineza iba yaduhaye. Nuvuga ngo faveur Imana iba yatugiriye, ubuntu cyangwa se ineza Imana iba yatugiriye, impuhwe iba yatugiriye, tugomba kumenya yuko bidushyiraho itegeko, bihita bidushyira mu mwenda wo gushima. Dukwiye guhimbaza Imana birenze uko tubikora. Imigisha yakiriwe nk'igisubizo cy'isengesho igomba kuzirikanwa. Tugomba kuyandika mu bitabo byacu, muri za agenda zacu, diary. Tugomba iyo migisha tugomba kuyandika muri za agenda zacu, kugira ngo igihe tuzaba dufashe iyo agenda mu ntoki, kugira ngo igihe tuzaba dufashe icyo gitabo twanditsemo iyo migisha y'Imana, tuzabashe kwibuka ineza y'Uhoraho, maze bidutere gusingiza cyangwa se guhimbaza izina ryera. Haleluya. Ndasubiramo aya magambo yo muri iki gitabo cyitwa isengesho, page 94 igika cya 3 mu cyongereza, handitswe ngo ineza y'Imana kubwo kumva no gusubiza amasengesho bidushyiraho umutwaro cyangwa se biduha itegeko ryo gushima kubera ubuntu cyangwa se ineza Imana iba yaduhaye. Dukwiye guhimbaza Imana birenze uko tubikora. Imigisha yakiriwe nk'igisubizo cy'isengesho igomba kuzirikanwa. Tugomba kuyandika muri agenda zacu, kugira ngo igihe tuzaba dufashe iyo agenda mu ntoki tuzabashe kwibuka ineza y'Uhoraho, maze bidutere gusingiza cyangwa se guhimbaza izina ryera. None muvandi, ndagira ngo nongere ngusubize muri ka kumba wasengeyemo, nongere ngusubize kuri bwa buriri waririyeho, nongere ngusubize muri wa mwijima wasengeyemo. Reka nongere ngusubize igihe wabogozaga amarira nta bufasha, nta butabazi na bumwe buhari. Ndagira ngo wongere utekereze, ese wumvaga bimeze bite? Ibuka igihe wabwiraga, wadondobekanyaga amagambo uyabwira Uwiteka. None muvandi, bimeze bite? Ndagira ngo twibuke ideni ryihutirwa. Uri mu Imana ideni yo kuyishimira. Ukeneye gufata agenda, ugafata igitabo cyawe, ukandikamo imigisha Imana yagiye iguha. Ibuka ya masengesho wasenze usaba Imana umwana ikaba yaramuguhaye, byandike muri agenda. Ibuka igihe wasabaga Imana akazi, byandike muri agenda. Ibuka igihe wari wabuze kugira abantu bakwikoreye bakuvuga reka utazi uko bizarangira, maze Imana igikabyeyura, nabyo byandike muri agenda. Ibuka igihe indwara yari imeze nabi, ibyo nabyo byandike muri agenda. Igihe Imana yabisubizaga ubyandike. Ibuka igihe ibintu byari bitameze neza, wabuze epfo na ruguru. Ibuka igihe ubugingo bwawe bwari bugeze ku musozo wabwo, abanzi neza bagiye kuguhitana, Imana ikagukiza mu buryo bwayo. Ibyo byandike muri agenda, maze wandike ibintu byose Imana yakoreye ubugingo bwawe, ubyandike, maze wibuke kubereye mu Imana ideni, uyishimire. Njya ngira igihe ngafata agenda, ngira agenda nandikamo ibyifuzo nkabibwira Imana, maze iyo Mana nkabyandika mu mazina, maze nabona Imana igenda ibisubiza, maze iyo nkagira indi page nandikaho ibisubizo byabyo, nkagenda njyandika 1, 2, 3, nkabyandika mu mazina mbirambuye rwose ko Imana yabikoze. Kuko igihe Hana yari afite agahinda n'intimba ari imbere y'Imana, kiriya gihe yarababaye. Igihe rero yari amaze kubona Samweli, yarapfukamye asubirayo, aravuga ati mwami nijye wa mugore ndagarutse, ntabwo nzanywe no gusaba nje gushima. Birakwiye ko ufata igihe atari igihe cyo gusaba Imana, ugafata none igihe cyo gushimira Imana. Ibuka iby'Imana yakoze. Hari igihe umuntu areba urutonde rw'ibibazo afite akibagirwa urutonde rw'ibisubizo Imana yamusubije.
igihe amasengesho ya kera yasubizwaga akaba yarabyibagiwe, biragukwiye yuko udaheranwa n'ejo hazaza. Hari ukuntu umuntu usanga ahangayikishijwe n'ejo hazaza, nzabaho nte, nzagenzane, ku buryo umuntu akora urutonde rw'iby'ejo hazaza kandi akabigeraho, ariko yamara kubigeraho agahita akora urundi rutonde rw'iby'ejo hazaza, ku buryo umuntu ahora muri ejo hazaza akibagirwa ko uyu munsi naho Imana yarwanya intambara zitoroshye kugira ngo habe hariho. Ukwiye kunezezwa n'uyu munsi, wirwana intambara z'ejo gusa, banza ufata akanya ushimira Imana kubw'uyu munsi. Thank the Lord for today. Shimira Imana kubw'uyu munsi. Uyu munsi fata akanya, ufata agenda ya uyigure rwose, igenerwa ibyifuzo n'amashimwe. Ushimira Imana rwose, uvuga uti mwami ndagushimira ko wangenjereje utya, ko wagenje utya, gatatu gutyo ushimira Imana. Ariko igihatsi ibindi, ushimira Imana ko yaguhaye Yesu, ushimira Imana ko wakiriye agakiza, ushimira Imana ko yakwambuye Satani, ushimira Imana ko yagukuye mu bwami bwa Satani, ushimira Imana ko yagukuye mu nzoga, ushimira Imana ko yagukuye mu bagore, ushimira Imana ko yagukuye mu burayi, ushimira Imana ko yagufashije ukaba utari mu mugabane w'abazarimbuka. Uyishimire, uri mu ideni ry'Imana. Kandi ikintu gikomeye wakwitura Imana ni ukwakira agakiza, ni ugutanga umutima wawe ukawegurira Yesu, ni ukwakira Imana mu bugingo bwawe, ni ukwakira Imana mu rugo rwawe, ku buryo iryo deni umva nuramuka upfukamye imbere y'Imana uvuga uti Imana nje kwishyura ideni ry'ibyo wankoreye, ukavuga uti mwami ideni nje kwishyura, ndakwishyura nguhe umutima wanjye. Umva gahunda z'ijuru zihita zihagarara, bakabanza bakakira iyo nyishyu, bakakira iryo deni uje kwishyura, kubera yuko ibindi byose bishobora gutinda kumvikana, ariko iyo uje kwishyura ideni ry'agakiza wakiriye, umva ndakurahiye mu ijuru impundu ziravuga, ibitaramo bikaba, bakavuga bati dore umuntu ushimye neza, uyu muntu niwe wishyuye ideni, ureka ibyo abandi bavuga. Ndakwibutsa muvandimwe, iby'Imana yakoreye ubugingo bwawe, byaba iby'ibigaragara cyangwa ibitagaragara, icyo byari bigendereye byari bigushyizemo ideni ry'uko ugomba kwishyura umutima, ukakira agakiza, ukakira nk'ishimwe ry'igitambo Yesu yatambiye i Karuvari. Icyo nicyo kintu nibura gishobora gutuma Imana imwenyura mu ijuru, ibirori bikaba, kuko nibwo uba uhuje n'umugambi w'Imana. Ndagira ngo ariko igihe tuvuga ibi ngibi tuzirikane isomo ryavuze mu Rwambere rw'Abatesalonike 5:18 ngo mubibaho byose muhore mugenza mute, muhore mushima. Ndagira ngo dusome igitabo cy'umuhanuzi muto witwa Habakuki, igice cya 3 umurongo wa 17 turageza ku murongo wa 19. Habakuki igice cya 3 umurongo wa 17 kugeza 19 haranzwe ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishima n'Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dawidi yavuze ikintu gikomeye, yavuze ngo nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye. Ni iby'ukuri yaramwumvise. Nkundira Uwiteka ko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza. Ariko ndagira ngo mwongere mubyibuke, igihe wihandagaza ukarakarira Imana ngo nuko ibisubizo byawe, ibyifuzo byawe bitasubijwe, ese ubwo ntabwo buri gutera imigeri ku mihunda? Ndagira ngo nkwibutse ko n'igihe ubona nta bisubizo biri kuboneka, Imana ibiri gukora. Haleluya! Imana ibi birimo, ijuru riba ryateranye riri kwiga ku byawe. Kandi ndagira ngo nkubwire ko hari ibyifuzo usengera Imana ikabona ni nk'umwana uri gusaba inzembe ngo azikebeshe. Dushimira Imana. Dukeneye, umva iki ndagira ngo ukiteho, ukeneye gukora urutonde nanone rw'ibyifuzo wasengeye usaba Imana ngo ibigusubize, ukabona oya. Ukeneye gukora urutonde rw'amashimwe ushimira Imana ibyifuzo wasengeye bitigeze bisubizwa. Jewe ubwanjye hari ikintu nigeze mbwira Imana, ndavuga ni izanyice, nkeneye gushimira Imana ko itanyishe, icyo cyifuzo itigeze gisubiza. Hari abantu benshi bagiye baha Imana ibyifuzo
dukeneye gukora urundi rutonde rw'ibyifuzo none rw'amashimwe dushimira Imana ku byifuzo twasengeye ariko Imana ntibisubize. kubera iki? Imana ni umubyeyi udukunda, itubona nk'abana. rero Imana mu mpuhwe zayo yabonye ko ibyo byifuzo ari inzembe zari kudukeba, ntiyaziduhaye. dushimira Imana rimwe. Mana, tugushimiye ko utaduhaye ibi bintu kubera ko wabonaga byari kudukeba, byari nk'inzembe, byari kuduhitana. dukeneye kumenya iki kintu. haba kuki ati naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere. buriya naho ibintu bitagenda nk'uko wabyifuzaga, nubwo utabyarira igihe, nubwo utashakira igihe, nubwo utabonera akazi igihe, nubwo utanakabona, nubwo ibintu bitanagenda neza nk'uko wabishakaga, ukeneye gushimira Imana. Imana yacu iradukunda cyane ku buryo itaduhemukira, ariko itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu. none ubu niyo yatwima akazi, niyo yatwima abana, niyo yatwima ibintu. oya, yaduhaye ikirenze ibintu. ndagira ngo nkwibutse, Imana yarebye mu isi ibona ubukene isi yari ifite icyo gihe, ntabwo kari akazi. iyo kaba akazi Imana yari kukaduha. Imana yarebye icyo gihe ibona ubukene isi yari ifite icyo gihe, ntabwo byari ibijumba, ntabwo yari kawunga. iyo ibona ari kawunga, Imana yari kukaduha ku kawunga. Imana yararebye ibona ikintu isi yari ikeneye icyo gihe, ntabwo bari abana, ntibari ibintu, ntibyari inzu, ntibyari bya bindi ABCD, bya bindi turondora. Imana yararebye isanga icyo isi ikeneye kirenze ibyo. isanga icyo isi ikeneye ni umucunguzi. niyo mpamvu rimwe na rimwe uzabona ntabyo wabonye bya bindi, ahubwo Imana icyo yaduhaye ni umucunguzi. none ubwo itimanya umwana wayo ikamuduha ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi yabona ari ngombwa. dukeneye kumera nk'aba kuki tukavuga tuti naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere, n'amashyi agashira mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. muvandimwe, ibyo wasengeye ukabona bitarasubijwe, nagira ngo nongere nkwibutse Yesu. buriya gusengera ibyifuzo ntibisubizwe ntabwo ari icyaha, uretse ko hari n'igihe ushobora kurambirwa. ariko nagira ngo nkwibutse ko na Yesu hari ibyifuzo yasengeye ntibisubizwe. mwibuke i Getsemani igihe byari bikomeye, umubiri wanze ariko umutima ukunze, umubiri ufite intege nke. ageze ubwo asenga ati mwami Imana yanjye, data, mfashe iki gikombe kindenge, sincungure umuntu, sincungure Elade, sincungure ABCD, mbareke bazarimbuke, mbabarira kindenge, simbacungure bapfe barimbuke. Imana icyo cyifuzo iracyumva, ifunga amatwi, connection z'ijuru irazica, nk'ikimenyetso cy'uko icyo cyifuzo gihwanye n'umwana wisabira urwembe neza neza. icyo cyifuzo Imana ntiyacyemera, nticyari gihuje n'ubushake bwayo. nuko igihe Yesu yabonaga yuko umubiri ushobora kuba uri kumurusha imbaraga, umutima ugira imbaraga, arasenga ati data, menya ubushake bwawe, giye kuba uko nshaka. nibutse ko ubushake bwawe ari uko iki gikombe nkinyweraho, umva, giye kuba uko nshaka ahubwo yuko ushaka. haleluya. birakwiye yuko ibyifuzo dutanga tugenzura mu ijambo ry'Imana, tukamenya niba bihuje n'ubushake bw'Imana. igihe bidahuje n'ubushake bw'Imana, biradukwiye rwose yuko ibyo byifuzo twasaba Imana ngo ibikansaringa, ifunge amatwi ntiyigere inabyumva. yashimira Imana yuko iduha ibihuje n'ubushake bwayo. erega kutamenya ubushake bw'Imana kwacu nibyo bituma dusaba inzembe, maze ubusa Imana iduha inzembe tukazikebesha, tuba tukiriho. jewe ubwanjye nababwiye ko ari icyifuzo nasengeye mba narapfuye. iyo Imana ikinsubiza mba ndi kubabwira ibi. oya, ndashimira Imana ko hari ibyifuzo nasengeye bitigeze bisubizwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. ndayishimira kuko Imana irankunda ku buryo itampemukira. ndayishimira ku byo yasubije, ndayishimira ku byo iri kunyigiraho kandi vuba bikaba bigiye gusubizwa. ndanayishimira ku bitazigera bisubizwa igihe bihuje n'ubushake bwayo. icyo Imana igendereye ni uko yagusubiza, itagusubiza icyo yifuza ni uko wazabona ubugingo buhoraho. kandi n'iyo Imana yacecetse burya iba yasubije. ingero ni nyinshi, mu bibaho byose muhore mushima. hari umuntu wantangaje, natunguwe no gukurikirana video kuri YouTube ya Denise Nkurunziza. uriya mudamu yanteye ubwoba. muri ibi bihe yumvise inkuru y'incamugongo y'uko umugabo we yapfuye. nari ntegereje kumva reaction yagize, uko yitwaye amaze kumva ko umugabo we yapfuye, cyane ko nawe yari ari muri Kenya ari kwivuza, nawe atari yorohewe. nifuza kumenya reaction yagize, yitwaye ati igihe yari amaze kumenya uburyo umugabo we yapfuye.
natunguwe kandi numva nshimye Imana. Yamfashije iyo video twayirebanye na madamu iradufasha cyane. Yatubwiye ati hari igihe ibintu twigishije abandi bidushyikira natwe bikatugeraho kugira ngo tube byo. Ibyo jambo ryamfashije. Aravuga ati nari narigishije abantu yuko mu bibaho byose bagomba gushima Imana. Ati none ko byari binshikiye nari kubyitwaramo ne. Ati nari maze igihe kirekire nsenga Imana ngo izamfashe nanjye ngishima Imana mu bibaho byose. Ati igihe nari maze igihe kirekire nsengera ibyo bintu bwa mbere mu mateka yanjye nabwiwe ko mama wanjye apfuye. Igihe nari maze kubona mama wanjye apfuye ikintu cyambayeho kirakomeye, ntabwo narize, nahise mpfukama hasi nzamura ibiganza mbwira Imana, ndavuga nti Imana ndagushimiye ko wemeye ko mama wanjye apfa kandi nari mukeneye. Arashima. Ati byarakomeje, yakoresheje ijambo aravuga ngo nagize imyimenyerezo yo gushima Imana mu bibaho byose, mu byiza no mu bibi. Aravuga ati igihe nari maze kumva ko umugabo wanjye perezida w'u Burundi Nkurunziza Pierre amaze gupfa, kuko amavi yanjye atanyemereraga gupfukama, ikintu nakoze nashima Imana mu mutima, maze ndayibwira, manika amaboko ndayibwira nti Imana nzi kunyumva, ngushimiye Imana ko wemeye ko Pierre Nkurunziza apfa. Wari ufite ubushobozi bwo kumureka ntapfe, wari ufite ubushobozi bwo kumugarurira ubuzima, bwo kumurindira ubuzima. Ubwo ubyemeye, kuba ubyemeye byonyine bitumye ngushimira, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze ubwo ubyemeye, ndagushimiye. Yahoze ari kuvuga ubuhamya bw'uburyo yakomeje gukomeza abana be. Abwira Pierre Nkurunziza, aramubwira ati mwana ni wowe mfura yanjye, komera nanjye sindi kurira, Imana yabyemeye, turi abantu b'Imana, komera. Bakomereza kuri Keve Nkurunziza, komera. Umva reka mbabwire, dukeneye gusaba Imana ngo iduhe imitima ikomeye. Ya yindi Dawudi yasengeye ati unsubize umutima ukomeye, umutima yaravuze ngo nkuremo umutima ukomeye, umutima woroshye. Dukeneye kwakira imitima yoroshye ku buryo ibintu bishobora gutuma imitima yacu igwa ikinya bitugeraho bigasanga imitima yacu iri mu Mana, ikomereye mu Mana. Ntabwo dushobora kongera kugira imitima yinangira turwanya Imana tunayituka. Bavandimwe, dufite Imana ideni tukayishimira, atari mu byiza gusa ahubwo no mu byo twita bibi, kuko hari ibyo twita bibi Imana itabyita bibi. Hari ibyo wita ko wahombye Imana ibona wungutse, hari ibyo wita ko wabuze kandi Imana ibona hari ibyo wabonye. Ndasaba Imana muri kano kanya ngo itugirire neza. Ariko ndongera ngusomere ya magambo yo mu gitabo cyitwa Isengesho page 94 igika cya 3 mu Cyingereza. Ineza y'Imana kubwo kumva no gusubiza amasengesho bidushyiraho umutwaro wo gushima kubera ineza iba yaduhaye cyangwa se ubuntu iba yatugiriye. Dukwiye guhimbaza Imana birenze uko tubikora. Imigisha yakiriwe nk'igisubizo cy'isengesho igomba kuzirikanwa. Tugomba kuyandika muri agenda zacu kugira ngo igihe tuzaba dufasha iyo agenda mu ntoki tuzabashe kwibuka ineza y'Uhoraho, maze bidutere gusingiza cyangwa se guhimbaza izina ryawe ryera. Aka kanya Uwiteka kugirire neza, Uwiteka dufashe kandi iri deni tuyibereyemo, iri deni tubereye mu Imana idushoboze kuryishyura. Soje icyigisho nkubwira ko ideni tubereye mu Imana ni ukuyiha imitima yacu. Niyo nyishyu cyangwa se niyo nyiturano twatura Imana ikanyurwa, ibyivugira neza ngo mwana wanjye mu mutima wawe. Ikintu twakwishyura Imana ku neza yatugiriye, bya bindi twita neza, wabonye akazi, wabonye umwana, wabonye umugabo, wabonye inka, wabonye inzu, ibyo ni neza mukuri, ni favor Imana iba yatugiriye, ni God's goodness. Ariko hari icyo nkubwira, ineza ihebuje indi yose Yesu yatugiriye, Imana yatugiriye, ni Karuvari. Ni umusaraba w'Ikaruvari, uwo niwe watumye ibyo turiho muri uyu munsi. Uwo musaraba niwo dukesha no kuba tukiriho tugihumeka, ubuzima bugishoboka. Igikomeye kurutaho, binyuze Karuvari, bidatinze tugiye kwinjira muri paradizo, tubeho ubuzima buzira uburwayi, buzira ibyifuzo. Nta rutonde rw'ibyifuzo tuzongera kugira dusengera mu bwami bwo mu ijoro, tuzaba tugeze iwabo w'ibisubizo. Rero ineza Imana yatugiriye ihatse izindi ni ukuduha Yesu. Niyo mpamvu inyiturano ideni tubereye mu Imana rihatse andi yose ni ukuyiha imitima yacu, ikatubera umwami,
tukayibera abana bayumvira. Uwiteka bidushoboze kandi twakira icyo gikombe cy'agakiza, maze imibereho yacu ihinduke imibereho yivugira Imana, duhamya ko twanejejwe n'ineza yayo. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira, ngo kandi tugire akamenyero ko kwandika imigisha y'Imana, ariko duhereye ku mugisha uruta iyindi, kuba yaraduhaye Yesu, ariko igikomeye kuruta kuba twaramwakiriye mu bugingo. Uwiteka abidushoboze. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira, ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Mwami mwiza, mubyeyi udukunda w'urukundo rwinshi, tugushimiye cyane ijambo ryawe, ugize neza ku bw'aya magambo. Mwami warakoze, wabonye yuko ntabwo ikintu twari dukeneye nk'inyokomuntu ntabwo ari imodoka, nta nubwo icyo twari dukeneye ari etaje yo kubamo, nta nubwo ari za matera nziza n'ibitanda bifite amapine, sibyo twari dukeneye rwose. Ntabwo twari dukeneye imirimo irumbuka, niyo mpamvu atari byo waduhaye, ahubwo waduhaye igihebuje ibindi, waduhaye byose, uduhaye Yesu. Warakoze. Uwo Yesu aremera abaho imibereho igoye, imibereho isuzuguritse, Satani amuhiga isaha ku yindi ashaka kumuhitana, abaho imibereho y'inzara. Tugushimiye ko yabyihanganiye, maze birarangiye, ikavugwa, ntibirangiriraho, akava mu gituro, ntibirangiriraho, akaba yicaye iburyo bw'Imana adusabira, ntibirangiriraho, akaba agiye kugaruka aje kutujyana aho yaduteguriye. Warakoze Yesu. Tugushimiye ko tukurimo ideni rikomeye, kandi iryo deni ni ukuguha imitima yacu, ikakubera ishimwe nk'igitambo kizima, igitambo cy'ishimwe. Turakwinginga imitima yacu ahubwo tutamenye uko tuyikwegurira. Mwami, ni imitungo yawe, turayikweguriye, uyituremo, uyicemo Satani, uhinduke nyirayo, kandi uyikoreremo ibikwiranye n'ubwami bwawe, maze nuduhindura duhinduke, tukubere umucyo n'abambasaderi mu isi, mu izina rya Yesu. Amen.